Bakunzi ba Mbogunesi TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza kugira igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Ndabifuriza akazi keza kandi kuba gafite, namwe mutagafite ndabihanganisha. Ndasuhuza abari muri Afurika y'Amajyepfo harimo Zambia, Malawi, Mozambique, South Africa na za Botswana, Namibia. Ndasuhuza kandi abari mu bihugu by'i Burayi harimo Ubwongereza, Suwede, hakaza Ubufaransa. Mwese mwumve mwikaze. Ndasuhuza kandi namwe bari mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse namwe muri mu gihugu cya Indonesia, abari ku mugabane wa Amerika mwese ndabizi mudukurikiye, n'abari muri Canada. Mbifuriza umunsi mwiza mwese. Iyi mukurikirana ni Mbogunesi TV, njye mugiye kubana mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye, bashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'agaciro kenshi gakomeye cyane. Nawe umuntu utarayikora si amasegonda make ugakanda wahanditse subscribe, ugakanda kuri ako kazogera. Imana iguhe umugisha rero kuba ubikoze. Uyu munsi rero tugiye kugaruka tubagezaho ikiganiro kivuga ku mugabo witwa Samusoni. Mwagiye mwumva cyane Samusoni. Ni umugabo Imana yakoresheje mu gihe cyari gikwiriye cy'intambara zarwanaga n'Abafilisitiya. Murabizi Abafilisitiya bari abantu bakomeye cyane, harimo umugabo witwaga Goliyati. Murabizi amateka y'uko byarangiye, uko Dawidi yamunesheje intwari yoroshye cyane. Rero uyu munsi turagaruka ku munyembaraga rwose Imana yahaye imbaraga rwose, ari we Samusoni. Umweguro nk'uko bisanzwe ni mu cyamwe twese turebere hamwe uburyo ki Samusoni yabayeho, imikurire ye n'aho yavukiye, byose murabisanga mu kiganiro. Ni ikiganiro gisobanura uburyo Imana yahamagaye Samusoni kugira ngo abe intwari y'Abayisiraheli, uko yakoreshejwe n'Imana mu buryo bukomeye, ariko nyuma agwa mu mutego w'ibyaha, maze n'amaherezo ye akaza kuba mabi, akababaza umutima w'Imana n'ubwe. Uko rero Imana yamutoranyije nk'uko tubisoma mu Bacamanza ibice 13 umurongo wa 2 kugera ku wa 5. Nuhasoma neza uzasobanukirwa n'uko ijambo rivuga. Hari icyo avuga nk'uko bisanzwe ngo hari umugabo wo mu gihugu cya Zora witwaga Manowa wo mu muryango wa Dani, kandi umugore we yari ingumba, ntiyabyara. Ntabwo yabyaraga. Umumarayika w'Uwiteka abonekera uwo mugore aramubwira ati, reka, urabona uri ingumba, ntushobora kubyara, ariko uzabyara umuhungu. Ntazanywe inzoga, kandi umwana wawe azaba umunazariyo w'Imana guhera mu nda yawe kugeza apfuye. Rero ubutumwa bwari burimo ni uko Imana yamutoranyije kuva akiri mu nda ya nyina. Yahamagariwe kuba umukozi w'Imana udasanzwe. Nazariyo bivuga uwatanzwe ku Mana udahumanye. Rero imbaraga yakoze n'imirimo, yakoze nk'uko tubibona mu Bacamanza ibice 14 umurongo wa 15. Tubwira ko yishe intare akoresheje amaboko ye gusa, hari aho yakoresheje amenyo y'indogobe kwica Abafilisitiya ibihumbi. Imana yamuhaga imbaraga zidasanzwe igihe cyose yakomezaga kuba mu isezerano rye, kudasezerana n'abapagani, kutanywa inzoga no kutaca imisatsi. Ibyo byose biri mu bintu Imana yari yaramubujije.
Ubutumwa rero burimo ni uko imbaraga z'Imana ziri mu kubahiriza isezerano ryacu nayo. Iyo dukomeje kuba mu bwiyoroshye no kwizera, Imana ikomeza kudukoresha. Ukuntu rero yagiye akora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko tubisoma mu Bacamanza ibice 16, yatangiye kujya mu bagore b'abapagani. Murabyibuka ko yagiye akunda cyane abagore b'Abafilisitiya, kandi bari abantu badafite imitima Imana yishimira. Yaje gukundana n'umukobwa witwaga Dalila w'Umunyafilisitiya wicuruzaga mu buzima bwe. Urumva ko yageze ku rwego abenguka umukobwa wigurishaga. Rero Dalila yamumenyesheje Abafilisitiya kandi bamuciye imisatsi, baramufata bamunogoramwo amaso, baramuboha. Rero ubutumwa twakuramo aha ngaha ni uko iyo umuntu atangiye gukina n'icyaha, imbaraga z'Imana ziragenda zikamuvaho gahoro gahoro. Zigenda zimuvaho gahoro gahoro. Nibwo wa muntu wari waratoranyijwe kudakomeza mu isezerano ry'Imana bishobora gutuma atakaza ibyo byose. Rero amaherezo ya Samusoni ni uko ibyo byaje kurangira ngo tubisoma mu Bacamanza ibice 16 umurongo wa 28 kugera ku murongo wa 30, haratubwira ngo, aramubwira ati, Mwami w'Iteka, nyibuka ngusabe unyongerere imbaraga z'ubu rimwe gusa. Imana rero yaramwumvise, imuha imbaraga zo gusenya inzu y'Abafilisitiya nk'uko twagiye tubisoma, nawe ukaba warabisomye. Urumva yarageze ahantu asaba ko yakihorera amaso yiwe bitewe n'uko yaba amaze kuyanogoramo. Asaba Imana ko yamuha imbaraga ako kanya kugira ngo nawe byibuze abashe kugira gute guhorera amaso yiwe. Imana rero yaramwumvise, imuha imbaraga zo gusenya iyo nzu yarimo Abafilisitiya. Yicanye nabo benshi, ngo muri iyo nzu yayiciyemo Abafilisitiya benshi, nubwo nawe yahapfiriye kurenza abo yishe mbere. Rero ubutumwa burimo nta kindi ni uko Imana ishobora gukoresha umuntu no mu masezerano ye ya nyuma, ariko iyo tutakomeje kuyumvira twangiza isezerano ryacu. Twige rero, twigire kuri Samusoni, kuko imbaraga zidatuma umuntu arama, ahubwo kumvira Imana nibyo bituma turamba mu bukiranutsi. Isomo rikomeye rero ni uko Imana ifite umugambi ku muntu wese, ariko kubungabunga uwo mugambi bisaba kubaho mu buryo wihesha icyubahiro. Ibyo Imana iduhaye ntidukwiye kubikinisha, kuko isezerano n'impano by'Imana bitisubirwaho nk'uko tubisomaho mu Baroma ibice 11 umurongo wa 29. Dusoza rero iyi nkuru ni uko Samusoni yatangiye neza ariko arangiza nabi. Natwe ntitugomba kwemerera iby'isi kudutandukanya n'umwuka w'Imana, ahubwo imbaraga zacu ziri mu kumvira Imana. Imbaraga zacu zibe mu kumvira Imana no kuba indahemuka kuri yo. Rero icyo twababwira ni uko urumva Samusoni yatangiye neza ari kumwe n'Imana mu murongo, biza kugera igihe acika intege bitewe n'uko yari atangiye kujya mu gukunda abakobwa Imana yaramubujije. Hari n'ibyo Imana yaramubwiye kutazarengaho, hari ukutanywa inzoga, hari ukudatogosha iyo misatsi, ibintu byinshi, ariko agenda abirengaho bituma Imana itangira kujya kure yiwe. Ariho imbaraga ziwe zagiye zishirira, bituma Abafilisitiya bamushobora, bamunogoramo amaso nk'uko twagiye tubibona mu kiganiro.
Rero dusoza iki kiganiro nabwira umuntu inama uwo ari we wese ko nimba ufitanye Imana yaraguhaye amasezerano ugomba kuyagumamo, kandi kuyagumamo nta kindi ni uko wirinda icyaha, ukirinda n'ibyagutandukanya n'Imana kugira ngo Imana ibashe kukugirira neza. Kuko hari benshi tuzi bagiye bava mu masezerano ugasanga bibabereye ikibazo, kuko bitagiranye ubucuti n'Imana, Imana ikajya kure yawe, urumva biba byabaye ikibazo. Naho Satani agutegera, urumva Samusoni yarategewe cyane birangira anogowemo amaso, ariko kuri finale urumva ko yasabye Imana imbabazi, ayisaba ko yamusubiza imbaraga kugira ngo ahorere amaso yiwe, Imana irabikora. Rero ndabashimiye cyane mwese twabanye muri iki kiganiro, namwe mwese mudukurikiye muri ibihugu bitandukanye, ndabifuriza akazi keza. Namwe bafite ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Cyambere no kwizera Imana no gusenga ko niyo ibigena. Yanjye mwabanye rero yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga ari Humble Goodness TV, bifuriza umunsi mwiza. Mwe mwese mwari mudukurikiye, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.